Muraho, Kristo Yezu akuzwe, ni Marie Clarisse Mukandengo. Ndagusuhuje wowe unzi ku izina rya Marie Clarisse Mukandengo w'Igahanga. Kristo Yezu akuzwe. Wowe tubana muri Misericordia ndaje Nyagasani, uyu munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu twatangiye gahunda yo kwitegura mariyatoni. Kristo Yezu akuzwe. Musanzwe mumenyereye ko mariyatoni iba mu kwezi kwa gatanu, ariko twebwe nka Misericordia twatangiye. We tumenyeranye muri gahunda yacu nka Misericordia, uko dukora urakuzi, ibyo dukora byose urabizi, ibikorwa byacu. Niyo mpamvu aka kanya nagushishikarizaga kugira ngo twifatanye muri iki gikorwa. Twatangiye kuri iyi tariki 25, tuzasoza ukwezi kwa gatanu dutangiye. Mu gihe abandi bazaba batangiye mariyatoni, twebwe igikorwa cyacu tuzahita tugishyikiriza Radio Maria. Kristo Yezu akuzwe. Tubigira ibyacu rero. Murabizi yuko Misericordia ari itsinda rya mbere rya Radio Maria. Muzi uko twahuye, ndabizi abavandimwe wenda muratuzi uko Radio Maria twatangiye. Hari abari banzi kuri Marie Clarisse Mukandengo w'Igahanga, hari abazi na Clarisse w'i Kanombe, hari abazi muganga w'i Rwamagana Mujawamariya Epiphanie perezida wacu, presidente, hari abazi Vincent w'i Rwamagana, hari abazi Cyril Rukara, hari abazi, mbese ni benshi cyane, ba Vincent b'i Muyinga, Matrida Ndori mu Kirundo, i Burundi. Aho mwese turabizi neza yuko mwibuka gahunda yacu. Niturangiza igikorwa cya mariyatoni rero, tuzakurikizaho gahunda yo gusura umwana waduhuje bita Pacifique, wahanutse mu giti cy'umwembe Kacyiru akagwa muri mine igatwara rumwe mu rugingo rw'ubuzima bwe. Niturangiza mariyatoni rero, nicyo gikorwa tuzahita dukurikizaho. Kristo Yezu akuzwe. Muvandimwe wa Misericordia, aho uri hose, nakumenyeshaga ko ibyo ari byo bikorwa turimo muri iki gihe cy'igisibo, noneho tukazabisoza tujya kwa Pacifique. Tubigira ibyacu rero nka Misericordia. Murabizi ibikorwa byacu ko dukora, murakuzi, ni ugusenga, ni ugusabira abarwayi, ni ugusabira inshuti n'abavandimwe bafite ibibazo, noneho tukongeraho n'ibikorwa by'urukundo. Murabizi abo twafashije, murabizi Pacifique uko byamugendekeye n'uko yitaweho akavurwa, murabizi n'abari abavandimwe bose ntarondoye, yaba abo ku Ruhuha, yaba i Butare, yaba ni benshi pe. Kristo Yezu akuzwe. Nge ndi Marie Clarisse Mukandengo. Gahunda yanjye murabona ko ntigeze nyitesukaho y'ubuhwituzi, ndacyabikora. Ari abanzi n'abatanzi mwese, gahunda yanjye yari iyo yo guhwitura, ndacyabikomeje rero ntababinkuyeho. Niyo mpamvu mbabwiye ngo dusabirane iyi mariyatoni igiye kuza, tuzayitwaremo neza nka ndaje Nyagasani, nk'uko twiyemeje. Gahunda yacu yo gutera inkunga Radio Maria kabiri mu mwaka, murabizi, mu kwezi kwa gatatu, mu kwa gatanu, ibyo byose murabizi. Kristo Yezu akuzwe. Ngaho rero dukore neza umurimo wa mariyatoni neza, tuwutegure neza, noneho rero tuzakurikizeho igikorwa cyo gusura Pacifique. Kristo Yezu akuzwe. Ngaho rero mugerageze, buri wese n'igiceri cy'ijana cyonyine kivuga amasegonda 6 kuri Radio Maria. Twamamaza impuhwe z'Imana kandi dushyire mu bikorwa ibyo dukora. Kristo Yezu akuzwe. Nabaye mu miryango myinshi, ngiye nabaye umuririmbyi, nabaye umukarisimatike, nabaye umuskuti, yemwe naho nize nari mpagarariye coordination mu kigo. Nabaye mu bintu byinshi pe, bishoboka n'ibidashoboka muri make. Nabaye mu magurupe menshi, ariko amagurupe menshi, amatsinda menshi, iyo dutanze amafaranga akiza abayobozi. Ugasanga umuntu amafaranga amugezeho
ntago ariko akoreshwa uko bikwiriye. Kristo Yezu akuzwe. Ariko twe muri Misericordia Ndaje Nyagasani, ikivuyemo twese tuba tukireba kandi tukagikoresha uko twagiteguye. Kristo Yezu akuzwe. Niba twavuze ngo turubakira umukene runaka, tugakusanya wenda urugero inkunga wenda y'ibihumbi 100, ubwo turayakoresha uko ari. Niba ari amabati turayamugurira, niba ari iki bitewe n'uko twifite, twese tugacya ku mutima. Ntawe ugenda ngo avuge ngo amafaranga bayariye, ntawe ugenda ngo avuge ngo perezidante yakoresheje amafaranga nabi. Akuzwe. Ubwo rero murabizi namwe amatsinda mubamo, murabizi namwe amagurupe mubamo, ariko gurupe nziza ngo ushishikarije kuzamo ni Karibu Iwacu muri Misericordia Ndaje Nyagasani. Niba witeguye gufasha, gusenga, abarwayi n'abandi bose bafite intege nke z'ubuzima, abandi bose bafite ibibazo by'ubuzima, ni Karibu Iwacu. Twebwe ntago tugira urugendo ngo dusabe itike, Yezu arayiduha kuko niwe dukorera. Ntago dutegura igikorwa ngo turebe uwo tugiye kugikora, niba ari ukubakira umuntu ngo turamusaba itike. Oya, Yezu mu murimo wa Nyagasani dukora, Yezu aduha itike. Niwe nshuti yacu tugendana, niwe uduha ibyo kurya, niwe uduha amahoro y'umutima, niwe uduha urukundo, niwe uduha ibyishimo nk'ibi tugahora duseka. Utubonye akavuga ngo ariko aba bantu baba baseka ikira. Urimo impuhwe z'Imana, ugendana n'impuhwe z'Imana, ukora icyo Nyagasani ashaka, nawe aba mu ruhande rwe. Kristo Yezu akuzwe. Dusenge, twihanire kureka, twicuze ibyaha. Nyagasani Yezu ari muri twe. Twamamaza impuhwe z'Imana kandi dukora ibikorwa by'urukundo, tudasaba amafaranga abo tugiye gufasha, ahubwo twebwe ubwacu tubafashe, kuko nicyo Yezu aduhamagarira. Ntago azatwima rero icyo kwambara, ntabwo azatwima icyo kurya, ntago azatwima icyo gufasha abavandimwe. Dusabirane rero kugira ngo umurimo wa Nyagasani ukomeze kubaho kandi twogeze impuhwe z'Imana uko bikwiriye. Unsabire nanjye ngusabira. Yezu ari muri twe. Kristo Yezu akuzwe.